Hashize imyaka 31 ubwo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane mu 1994 indege yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal yaraswaga ikamuhitana we n'abandi bantu 11 barimo na Perezida w'u Burundi na Ryamira Cyprien. Uyu mugabo wategetse u Rwanda imyaka 21 yose kuva mu 1973 kugera mu 1994 ngo yishwe yarabizi neza ko azicwa, wariko yahisemo gupfa nk'umusirikare kubera ko atashakaga kurogwa. Perezida Juvenal Habyarimana inkuru n'imigambi yo kumwica ngo yarayimenye ndetse namutera impungenge n'ubwoba, atangira kwigengesera ku bintu bimwe na bimwe, by'umwihariko agabanya ingendo yakoreraga hanze y'igihugu ajyanye n'indege ya Falcon 50, kandi ngo byari no kugorana ko atari kubimenya kubera ko inkuru zo kumwica ngo zatangiye kumvikana mu basirikari guhera mu myaka y'1993. Akenshi wasangaga aya makuru ngo yaraturukaga ku basirikari bavuka mu majyaruguru y'u Rwanda. Aba ngo bari bizewe cyane mu ngabo ku buryo bamenyaga amabanga y'ibitegurwa na bagenzi babo bari mu myanya yo hejuru mu ngabo na gendarmerie batari bagishyigikiye Perezida Habyarimana, ngo bari baramaze no kwiyemeza kumwica. Mu buhamya bwatanzwe n'uwari serija mu ngabo za leta FAR witwaga Friday Jean Paul wabarizwaga mu kigo cya gisirikare cya Camp Kigali, ubwo butumwa akabuha komisiyo Mutsinzi, yaragize ati mbere gato y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana abasirikare bo ku Gisenyi na Ruhengeri bari bafite umuco wo kuvugana ukwishongora kwinshi, ngo bagaragazaga ko Perezida Habyarimana agomba gupfa akagwa nk'igiti cyangwa akamanikwa nk'imbwa. Ni ibyanditswe muri raporo y'iyo komisiyo. Ngo yakomeje agira ati hari serija majoro witwa Ruhamanya twabanaga mu cyumba kimwe, yari umwe muri maneko, akaba umwe mu bakundaga kutubwira turi mu cyumba uburyo Habyarimana yagombaga kuzapfa. Ubuhamya bw'uyu musirikare wari muto cyane bwagaragaje uburyo amakuru yo kwica Perezida Habyarimana yari yarakwiriye mu ngabo z'igihugu. Ibi nanone byemejwe na Gasana Jean-Marie Vianney wari mu mutwe w'abaparakomando wabarizwaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Uyu Jean-Marie Vianney yari mu itsinda rikomeye cyane ryari mu baparakomando ryitwaga CRAP. Uretse mu ngabo kandi mu mpera z'umwaka w'1993 n'intangiriro z'umwaka w'1994 ibinyamakuru by'imbere mu gihugu byatangiye kuvuga ko Perezida Habyarimana ashobora kuzicwa. Icyabimburiye ibindi ni Kangura Yangeze Hassan muri nimero yayo ya 53 yo mu kwezi kwa 12 mu 1993 yari ifite umutwe ugira uti Habyarimana azapfa mu kwezi kwa gatatu mu 1994. Muri iyo nyandiko yagaragazaga ko Perezida Habyarimana azapfa mu mezi 3 yari kuzakurikiraho uhereye ubwo, ndetse yanakomeje isobanura uburyo azapfamo. Kangura yagaragazaga ko Perezida Habyarimana yari kuzarasirwa mu ruhame ari mu misa cyangwa se ari mu nama ikomeye, kandi Kangura yagiye kure. Inavuga ko uzica Habyarimana atazaba ari umututsi, ahubwo ko azicwa n'umwe mu basirikari bazaba barasezerewe mu ngabo ari demob. Hassan Ngeze yongeyeho ko umuntu uzica Perezida Habyarimana azaba ari umuhutu uzaba wishyuwe n'inyenzi. Aya magambo ya Kangura yaranditswe akwirakwizwa hose, abaturage barayasoma ndetse agera ahashoboka hose. Nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, Perezida Habyarimana yahabwaga raporo ya buri munsi y'imibereho y'ingabo, ndetse nka Perezida wa Repubulika yahabwaga raporo ku makuru yatangajwe n'ibinyamakuru byari mu gihugu icyo gihe. Ubwabyo ushingiye kuri izi mpamvu zombi, Perezida Habyarimana yamenye adashidikanya ko hari amakuru yo kumwica yari yamaze gusakara mu gihugu. Ku itariki ya 15 mu kwezi kwa gatatu mu 2007 komisiyo yakoze iperereza ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi yamenyekanye ku izina rya Komisiyo Mucyo, yaganiriye na Lieutenant Tuyisenge Jean de Dieu wari maneko muri Presidence ya Repubulika guhera mu 1988 kugera mu 1994. Nanone kandi muri iyo myaka yose Lieutenant Tuyisenge yari maneko w'ibanga wahaga amakuru Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana. Lieutenant Tuyisenge aganira na Komisiyo Mucyo yavuze ko amakuru kwicwa rya Perezida Habyarimana yakashije umurego guhera mu kwezi kwa kabiri mu 1994.
mu buhamya bwe yaragize ati hari nko ku itariki ya 26 mu kwa kabiri mu 1994 ubwo amakuru yo kwica Habyarimana yatangiraga kumvikana gahoro gahoro. Ati ndavuga iyi tariki kubera ko ari wo munsi Colonel Sagatwa yampamagaye nka maneko w'umusirikari akampa akazi n'inshingano byo gushaka no kwegeranya amakuru yuzuye nyavanye mu basirikare ku bijyanye no kwica Perezida Habyarimana. Mu gushaka aya makuru hari hagamijwe kureba ingaruka zari guturuka ku gufunga bamwe na bamwe bari ku ruhembe rw'imbere mu gukwirakwiza ibyo bitekerezo. Ati amakuru narayashakishije ndetse ndanayamuzanira. Ati aya makuru yagaragazaga ko abayobozi b'amatsinda kabuhariwe yihariye mu ngabo za leta FARE bifuzaga guhirika ubutegetsi barimo Mpiranya, Neretse, Nubaha n'abandi batandukanye. Aba bayobozi b'imitwe yihariye muri FARE ngo banifuzaga no kwikiza Nsabimana bakundaga kwita Castare, ariko bagatinya uburyo yarakunzwe mu ngabo ndetse no mu bandi baturage basanzwe. Ibyatumye bashakisha izindi nzira zo gutesha umutwe ubutegetsi, bahitamo guha amafaranga Ngeze Hassan, banamubwira kwandika ko perezida yarari hafi kwicwa. Aha Tuyisenge yakomeje agira ati ntabwo ari Ngeze wishakiye ayo makuru ubwe, ahubwo nabo basirikare bakuru bayamuhaye bagira ngo barebe uko abaturage bayakira nuko bayafata. Aya makuru yaturutse mu nzego z'ubutasi ahabwa Ngeze Hassan, nawe ayashyira mu kinyamakuru cye cya Kangura. Ubu buhamya bwa Lieutenant Tuyisenge Jean de Dieu bwahamije neza ko Perezida Habyarimana yarazi neza iby'ayo makuru, yewe hakaba hari n'icyo yashakaga kuyakoraho, gusa bigaragara ko atari kubishobora kubera ko umugambi wo kumwivugana ngo wari urimo abasirikare bakuru benshi kandi bakomeye. Kuko nk'aya mazina Lieutenant Tuyisenge yagarutseho ngo yarakomeye cyane icyo gihe, by'umwihariko Mpiranya ni Major Protais Mpiranya wayoboraga umutwe wari ushinzwe kurinda umutekano wa Perezida Habyarimana. Undi wagarutse ku buryo Habyarimana yari afite amakuru y'uko hari abashaka kumuhitana ni Major Bernard Ntuyahaga. Uyu yajyanywe mu butabera ashinjwa uruhare mu rupfu rw'abasirikare 10 b'Ababiligi bishwe ku itariki ya 7 mu kwa 4 mu 1994 bavanywe kwa Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana Agatha, aho bari boherejwe kumucungira umutekano n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda MINUAR. Nyuma yo kwica Madame Agatha Uwiringiyimana, ingabo za FARE zafasha abo basirikare b'Ababiligi zibambura intwaro zinabajyana mu kigo cya gisirikare cya Kigali aho biciwe. Ingabo za FARE zakoze ibi bikorwa ngo zari ziyobowe n'uyu Major Bernard Ntuyahaga. Rero iyo usomye raporo y'umucamanza wakoze iperereza kuri iyi ngingo y'urupfu rw'abasirikare 10 b'Ababiligi, usangamo ko Major Ntuyahaga ngo yemereye abagenzacyaha b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR ko Perezida Habyarimana yanze kujya mu mihango yo gushyingura Perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye wari inshuti ye, bikanavugwa kuko byari bizwi na bose ko amushyigikiye mu buryo bwose bushoboka. Uyu Perezida Ndadaye yishwe n'agatsiko k'abasirikare bivuga ko kashaka guhirika ubutegetsi bwe ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 mu 1993. Ngo Perezida Habyarimana yanze kujya i Bujumbura kubera ko yari afite impungenge ko ashobora kwicirwa muri urwo rugendo. Nanone mu kwezi kwa 2 mu 1994 Perezida Habyarimana yasubitse ku munota wa nyuma kwitabira imihango yo gushyingura umusangirangendo bari bahuriye ku bicuti zikomeye z'Abafaransa muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Perezida wa Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny. Ni imihango yari kubera mu mujyi wa Yamoussoukro. Ngo kutajya gushyingura Houphouët-Boigny nabyo byatewe nuko Perezida Habyarimana yari afite impungenge z'umutekano we, ngo kubera ko byashobokaga cyane ko indege ye yari kuraswa ajya cyangwa se ava muri urwo rugendo. Iyi ngingo benshi bayemeje mu buhamya batanze mu bihe bitandukanye. Umwe mu babigarutseho ni Twagirayezu Innocent, wari umwe mu bashinzwe umutekano wa Perezida Habyarimana wa hafi cyane. Mu buhamya yahaye komisiyo Mutsinzi, Twagirayezu Innocent yaragize ati urupfu rwa Habyarimana ntabwo rwadutunguye cyane nkatwe twari dushinzwe kumurinda. Ati ndibuka ubwo umusangirangendo we umunya-Côte d'Ivoire Perezida Houphouët-Boigny yapfaga, Perezida Habyarimana yari afite gahunda yo kujya mu mihango yo kumushyingura, ariko ku munota wa nyuma abona amakuru ko indege ye yashoboraga kuraswa cyangwa se agahura n'ibindi bibazo igihe yari kuba agiye muri Côte d'Ivoire. Ati yahise ahagarika urugendo yoherezayo wo kumuhagararira. Hari undi mugabo w'Umubirigi
we ubwo wahamije ko yavuganye na Perezida Habyarimana akamwibwirira neza ko atazaza gushyingura Houphouët-Boigny. Uwo ni Maître Yohan Shears. Yohan Shears yari inshuti ikomeye ya Perezida kandi yari n'umujyanama we mu by'amategeko. Shears yari imbere ya komisiyo yashyizweho na Sena y'Ububiligi ngo ikore iperereza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse n'urupfu rw'abasirikare b'Ababiligi baguye mu Rwanda. Yohan Shears yagaragaje ko Perezida Habyarimana yanze kujya muri Côte d'Ivoire mu kwezi kwa kabiri mu 1994 kubera ko yashoboraga kwicwa. Mu buhamya bwe, Maître Shears yaragize ati kujya muri Côte d'Ivoire kwa Perezida Habyarimana cyari ikintu gikomeye. Uretse kuba Perezida Houphouët-Boigny yari inshuti ya Habyarimana, ngo ari n'umwanya mwiza wa Perezida wo guhura n'igikomangoma cy'Ububiligi Philippe, kubera ko bari batarahura kuva ku rupfu rw'umwami Baudouin ku itariki ya 31 mu kwezi kwa karindwi mu 1993. Ariko ku munota wa nyuma Perezida Habyarimana yasubitse iyi gahunda yo guhura kwabo yari iteganyijwe kubera iya Musukuro ku itariki ya karindwi mu kwezi kwa kabiri mu 1994. Impamvu yo gusubika iyi gahunda kuri Habyarimana ngo yaturutse ku mpamvu z'umutekano we. Ubwe Shears yahamagaye Perezida Habyarimana kuri telefone aramubwira ati nyakubahwa Perezida, ndizera ko mufite impamvu zumvikana ngewe ntashobora gusobanukirwa, mwambwira nkazimenya. Ngo Perezida Habyarimana yasubije Maître Shears ko yumva ko hari ikintu kitari cyiza cyaba aramutse avuye mu Rwanda. Nanone mu buhamya Maître Yohan Shears yahaye umucamanza Damien Van der Misch ku itariki ya 8 mu kwezi kwa 10 mu 1997 yemeje ko mu kwezi kwa gatatu mu 1994 Perezida Habyarimana ngo yamwibwiriye ko hari umugambi wo kugaba igitero ku ndege ye yamutwaraga. Ati ndagira ngo mbabwire ko biciye kuri telefone yihariye Perezida Habyarimana yanyemereye ko yasubitse urugendo kubera impamvu z'umutekano we, ngo kubera ko hari ibitero byinshi byashoboraga kugabwa ku ndege ye mu gihe yari kuba iri mu kirere cyangwa se yitegura kururuka ku kibuga cy'indege. Aha tugeze rero ndatekereza ko buri wese ashobora kwibaza ingano y'amakuru Perezida Habyarimana yari afite kuko bari abashaka kumwivugana. Gusa bigaragara ko yari afite menshi kuruta uko benshi babitekereza, kubera ko uko iminsi yagendaga yiyongera yabonaga ibihamya byinshi kandi byiyongera. Rero nk'umusirikare mukuru wari warageze ku ipeti rya General, akaba yari yarayoboye ihirikwa ry'ubutegetsi ryo mu 1973 ryamugejeje ku butegetsi nyine, yarazama yarashoboka yari gukoreshwa n'abatari bamushyigikiye mu byemezo yafataga, bakaba barashaka kumwivugana. Wanyuma tugiye kugarukaho watanze ubuhamya kuri iyi ngingo ni General Major Laurent Munyakazi. Ubwe yiyemereye ko yabwiye Perezida Habyarimana ko yumvise amakuru y'uko azicwa aho hari imbere y'igihe gito mbere y'uko Perezida ajya Dar es Salaam muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu yagombaga kuhabera. Yari yatumijwe na Perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi. Aya makuru General Munyakazi yatanze mu buhamya bwe, ubuhamya yatanze mu rukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo ku itariki ya 11 mu kwezi kwa 9 mu 2006. Mu rubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare bwaregagamo General Major Laurent Munyakazi na Padiri Wenceslas Munyeshyaka. Ubuhamya bwa General Major Laurent Munyakazi bukubiye muri dosiye nimero RP akarongo kaberamye Gen akarongo kaberamye 0003 akarongo kaberamye 0 akarongo TMRMP 1515 akarongo kaberamye S1 akarongo kaberamye AM akarongo kaberamye KGL akarongo kaberamye IKT akarongo 97 kuri page ya 78. Mu rukiko byose byatangiye urukiko rusaba General Munyakazi gusobanura amagambo yavuze ubwo yavugaga ko imyitwarire ya Colonel Bagosora na Colonel Renzaho yasaga n'intera hamwe. General Munyakazi yasobanuye ko ku itariki ya 4 mu kwezi kwa 4 mu 1994 ubwo bari mu muhango wo kwiyakira wari wabereye muri Hotel Merdien wari wateguwe n'Abanyasenegal, ngo Colonel Theoneste Bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo yavuze amagambo akomeye cyane agaragaza ko yateguraga gutsemba Abatutsi. Icyo gihe Bagosora
yavuze ko atemera amasezerano ya Arusha ndetse ko atanabonaga impamvu yayo ngo nubwo yari yarashyizweho umukono na perezida wa Repubulika. Yavuze ko atashaka ko perezida wa Repubulika ajya muri Tanzania kandi yavuze ko indege azagendamo izaraswa. Mu buhamya bwe, General Major Laurent Munyakazi yakomeje asobanura ko akimara kumva ayo magambo nk'umufisiye mukuru muri gendarmerie ku rwego rwo hejuru, ngo yafashe icyemezo cyo gukora raporo mu ibanga, ndetse amaze kuyikora yoherereje umugaba mukuru wa gendarmerie General Major Augustin Ndindiriyimana amumenyesha ko harimo hategurwa ubwicanyi buzibasira abatutsi ndetse ko hanategurwaga kuzarasa indege ya perezida wa Repubulika. General Munyakazi yakomeje asobanurira urukiko ko iyo raporo yageze kuri Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa perezida Habyarimana, akamuhamagara kuri telefoni amusaba kuza gusobanura ibyayo muri presidence. Agezeyo ngo yabwiye perezida Habyarimana amagambo yumvise mu ruhame yavuzwe na Colonel Bagosora. Perezida Habyarimana ngo yamubajije niba hari undi mu ofisiye mukuru waba yarabyumvise. General Major Munyakazi amusubiza ko Lieutenant Colonel Nzabanita bahimbaga dictionnaire ngo yayumvise kandi ko yabihamya. Perezida Habyarimana yamusubije ko nawe ayo makuru yari yarayabwiwe, ariko amusaba kutagira undi muntu abibwira, yaba mu ofisiye wo mu ngabo cyangwa se wo muri gendarmerie. Ubu buhamya bwa General Major Laurent Munyakazi kandi wabubona mu nyandiko ya raporo yakozwe na komisiyo Mutsinzi. Nanone kandi Dr Bizimana Jean Damascene wari uri muri iyi nyandiko nawe yagarutse kuri ubu buhamya mu gitabo cye yise Inzira ya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yagisohoye mu mwaka wa 2014. Rero kuri benshi bati Habyarimana ahisemo gupfa nk'umusirikare ubwo yafataga icyemezo cyo kujya Dar es Salaam ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1994 kandi yari abizi neza ko ashobora kwicwa. Abandi nabo bati nta kundi yari kubigenza ngo ye kujya muri Tanzania kubera ko byose byasaga naho atakibigenzura. Bati yahisemo nibura gukora ikintu kiri cyo mu minsi ye ya nyuma y'ubuzima bwe, nubwo yari azi neza ko bagenzi be bari barategekaga igihugu mu myaka irenga 20 batari bakimushyigikiye. Ibyo gupfa nk'umusirikare atarozwe bigaragazwa nuko ngo mbere y'uko apfa Perezida Habyarimana Juvenal yari yararetse kurya iwe mu rugo ngo kubera ko atarakibanye n'umugore we neza. Ngo mu minsi ye ya nyuma mu rugo rwe naho ngo yari akomerewe bidasanzwe kubera ko hashingiwe ku makuru yatanzwe n'inshuti ye y'igihe kirekire witwa Paul Henrion, wari warabaye mu Rwanda mu gihe kirenga imyaka 50, wari uziranye na Perezida Habyarimana byihariye. Mu gihe yaganiraga n'abakozi b'iperereza mu Bubiligi ku rupfu rw'abasirikare babo mu Rwanda, uyu Henrion yavuze ko muri icyo gihe cy'amezi abanza y'1994 Perezida Habyarimana ngo yari yarahagaritse kurya iwe mu rugo ku byo kurya byabaga byatetswe n'umugore we, ahubwo ngo yari yarashatse umutetsi we bwite kandi wihariye wamuteguriraga amafunguro. Uyu yavuze ko Perezida Habyarimana gupfa rozwe ngo atari rwo rupfu yashakaga gupfa, nkuko byari byaragendekeye umusangirangendo w'igihe kirekire yanahiritse ku butegetsi Gregoire Kayibanda. Umwe mu barindiye umutekano Perezida Habyarimana mu myaka 14 yose witwa Senyeri Salatiel mu buhamya bwe yabigarutseho. Ati kuva intambara yo mu 1990 yatangira, Perezida Habyarimana yakundaga gukora mu ijoro kenshi, ariko kuva mu kwa kabiri mu 1994 yatangiye kubaho yigunze ndetse yitaza umuryango we cyane, ku buryo yarasigaye yakirira abashyitsi be kure y'urugo rwe aho yumvaga atekanye kandi yizeye ku buryo nta wabimenya cyangwa se ngo amubone. Ubwo n'ubuhamya bw'umwe wamucungiraga umutekano bya hafi, noneho wanamubonye bwa nyuma ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1994 ubwo yinjiraga mu ndege ya Falcon 50 ava Dar es Salaam. Nanone kuri iyi ngingo Paul Henrion mu buhamya bwe yabigarutseho. Uyu wamwizeraga bidasanzwe ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa 3 Perezida Habyarimana yafashe urugendo akerekeza ku kiyaga cya Muhazi aho we n'uyu mugabo bahuriye, maze mu bwato bwabo bombi berekeza rwagati mu mazi aho bagiranye ibiganiro byabo byihariye bizeye neza ko nta muntu n'umwe ubumva. Ngo muri ako kanya Henrion yamubonaga nk'umugabo wari ufite ibibazo byinshi, ananiwe cyane ndetse acitse intege. Ngo Habyarimana
yamubwiye ko yifuza gutandukana n'umugore we. Ngo Perezida Habyarimana yabwiye Ayo ati ndashaka kumuva iruhande nkagenda, ati rwose ndashaka divorce. Aha niho umubano wabo bombi ngo wari ugeze. Ngo Perezida Habyarimana yari amaze no kurambirwa umwanya wa Perezida wa Repubulika, ngo yashakaga kwigendera burundu, ngo kubera ko mu 1992 ubwe bari mu rugo bari ku meza, ngo yabwiye abahungu be ko yari arwaye kandi nanone yumvaga ananiwe, ngo yumva akeneye kwiruhukira. Ngo ariko ako kanya umugore we ngo ahise asaba abana kudakomeza kumva ayo magambo ya se. Muri icyo gihe cya nyuma cy'ubuzima bwe, Perezida Habyarimana ngo yari wenyine nta wundi yabwira. Ngo yari yigunze bitavugwa, ngo byasaga neza n'ishusho ya Kayibanda mu gihe nawe yari afungiranye ntawe yakwitabaza, ku buryo hari n'ababihuza no kuba byari ibihe bye bya nyuma byamwishyuzaga ibyo yakoreye inshuti ye Perezida Kayibanda. Abandi nabo bati yararimo asoma urwo yishigishiye, kubera ko izo mbaraga umugore we Agathe Kanziga yari afite ndetse n'abaramu be niwe wari warabemereye ko bazigira. Ubwo rero byari bimugarutse, ariko nawe ntacyo yari afite yabikoraho. Ngo rero uyu mugabo yari abizi neza ko isaha n'isaha yapfa, ariko ahitamo gupfa nk'umusirikare.